ganire ndi kugenda mbona dogiteri bamwe bakoreshaga dogiteri Antoine Rutayisire abandi bati umushumba Antoine Rutayisire yafunzwe yahamagawe na RIB. Reka tubanze duhera ngo yewe natunguwe no kukubona sinzi nawe nimba ibyo bintu byarakugezeho. Narasetse kuko ejo hari kuwa mbere ubwo kugira ngo abantu batagira ngo wenda narafunzwe. Ejo hari kuwa mbere noneho mu gitondo nagiye mu giterane cyitwa Afrika Haguruka cyo muri Zion njya kwigishayo. Hanyuma premidi hari inama nagiyemo nkuraho telefone shyira mu kadege nyerekeramo. Noneho nimugoroba abantu nyikuye mu kadege bati twari twagushatse twakubuze bati abantu bavuga ko wagiye muri RIB. Ndaganira kada RIB ntabwo nigeze njya muri RIB. By the way muri RIB sindanajyayo mu buzima bwanjye kuva nabaho. Aho RIB ikorera njya mpacaho nkagenda ariko yewe n'abakora mu bamwe ndabazi. Ariko rwose mvugishije ukuri kw'Imana nkorera sindakandagira muri RIB. So ejo abantu benshi nagiye kubona mbona ni mugoroba abantu bavuga ariko muri social media biravuga ngo urafunze nkabona mfungirwa ko nagize kada nta muntu wigeze amfunga nta n'uwigeze anyakura. Ubwo by the way ndagira ngo mpumurize n'abantu bose ari inshuti zanjye za hafi n'izakure ntabwo gihe nigeze mfungwa nta n'uwigeze ampamagara kuko ni wenda niyo banshaka bakambura bari kunshakisha cyangwa bakajya iwanjye kuntegerayo ntabwo nigeze njya muri RIB. ariko ubundi bari kuba bamfunga nagize gute. Nese we wakiriye gute kuba abantu baravuze yuko ufunze kandi udafunze? Urabizi mu Rwanda rero buriya bakunda biracitse kubera ko urabona icyatumye n'ibyo bibaho ni rega pizo murambikubwira izi kamera zanyu zizateranya abantu bandi zibakamere make menshi atabuza abandi zibahimbira amazina atariyo. Abantu barabanje bagiye kuri social media. Ibyo byo rwose nari narifite no muri gahunda kuzabashaka ariko reka maze nkubaze uze no kunsubirizaho. Ubundi buriya muremerewe kubeshyira abantu? Ntabwo bishoboka kandi nibyo nendaga kuvuga kuko ntabwo bibaho. Nagiye kubona umva kuwa gatandatu umuntu wo muri ni BNB ni yitwa gutyo umunyamakuru yarampamagaye arambwira ariko ati ubitekereza gute ko bafunze insengero. Nari maze no kubireba kuri X. Ndamubwira ne ko bafunze insengero ntiwabajije bamwe mu bayobozi b'amadini ko bahari. Atoya ati nabashatse nabuze ati ndashaka kukubaza ku opinion yawe. Ndamubwira nta kibazo mbaza. Urumva ni kuwa gatandatu haciyeho ku cyumweru kuwa mbere harejo. Ariko muri iyi minsi 3 abantu bagize gutya bakurura amadisikuru ya perezida ya kera bavanga n'ibyanjye. Aho ngaho ndibuze kuhagera kuri icyo gihe bashyiraho ifoto ya Ntwana hanganye na Perezida Kagame, bashyiraho ya Ntwana hanganye na Yusta wari wanuza wa RGB. Ntabwo ni amaye abo bantu se ibi babikuruye bate? Rero ibyo gutekereza ko naba nafunzwe aho ngaho byavuye. Ariko ubushatse wahera aho ngaho gukomeza kwamagana. Bigaragara nkaho wagira ngo ntibyakubabaje cyane kuba abantu baravuze ko ufunze kandi udafunze. Donc byarakubabaje cyangwa yewe nta byari kumbabaza wenda iyo mba narakoze ibyaha nshaka guhisha nshaka kusibanganya. Aho icyakora byanangiriye n'umumaro kuko byatumye nsubira inyuma ndatekereza ndavuga ariko kuvuga ko wafunzwe byakugira umumaro. Burya iyo abantu bavuze ngo wafunzwe bikugirira umumaro mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni ukwibaza ngo ariko ubundi nashoboraga gufungwa. Ugasubira inyuma ukibaza uti se ubundi iyo bamfunga nari kuba mfungiwe iki? Mu byaha bikorwa muri kino gihugu bifungirwa icyo nari kuba nakoze ni iki? Ibyo bituma utekereza cyane. Icya kabiri bituma nsubira mu magambo nari navuze. Ndabona ariko ubundi mu magambo nari navuze icyaba cyarabangamye cyane ku buryo cyavamo impungenge ni iki? Sibyo? Hanyuma nkuramo imyanzuro. Ibyo rero mubwira ngo byangiriye umumaro muri isanse kubera ko burya hari igihe uvuga ibintu cyane cyane nabibonye ndebye na media zo hanze. Ndabona aba bantu bashobora kuba nabatije amagambo
kubera amagambo nakoresheje kuko nanjye ndabyemera hari reka nkubwire ibyaha bitatu nkubwire ibyaha bitatu rero, amakosa atatu si n'ibyaha ntabwo ari ibyaha bifungirwa ni amakosa hari amakosa atatu ari muri iriya interview nahaye umunyamakuru ivune nayo nahaye Pamphile kuri Behora. Icya mbere, ikosa rya mbere, amakosa wemera wowe nemera oya nshaka no kwigishirizamo abandi, burya niyo mpamvu nabwira hari ibintu bigira umumaro nshaka kwigishirizamo n'abandi. Ikintu cya mbere